5, 4, 3, 2, 105.9 FM. Ihuguka. Imiyoborere iboneye. Imiyoborere iboneye ni ikiganiro giha urubuga abaturage n'abayobozi hagamijwe kungurana ibitekerezo biganisha ku iterambere rirambye. Iki kiganiro mukigezweho na Radio Huguka buri wa gatandatu kuva saa 3 za mu gitondo, kikongera gusubiraho ku wa kabiri wa buri cyumweru guhera isaa 2 n'igice z'umugoroba. Kugira uruhare muri iki kiganiro ni umusanzu ukomeye mu kubaka ubuyobozi bubereye abaturage. Ndabasuhuje mwe mukomeje gutega amatwi Radio Huguka yumvikanira ku murongo w'105.9 FM kandi mbahani ikaze mu kiganiro imiyoborere iboneye cy'uyu munsi. Ikiganiro tugiye kugaruka kuri gahunda zo kwibuka ku nshuro 22 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni ikiganiro rero kigiza kugaruka ku bijyanye n'imyiteguro y'ibi bihe byo kwibuka bigiye kuzimbera ahangaha, nkaba ngira ngo muze gutangamo ibitekerezo kugira ngo iki gikorwa kizagende neza kurushaho kandi buri wese azarushaho kwiyumva ko koko ari icye. Muraza rero kuduha ibitekerezo mukoresheje imirongo itandukanye. Harabaza gutanga ubutumwa bugufi, wenda muraza gukoresha 0727 naho abifuza guhamagara muraza gukoresha 0784125469 ndetse na 0725360956. Hanyuma kandi biranashoboka ko waza kwifuza gutanga ubutumwa bwawe cyangwa igitekerezo cyawe unyuze ku yindi mirongo. Birashoboka ko waza gukoresha Facebook ukajya ukandika radio, ugasiga kanya ukandika Huguka, ugasiga kanya ukandika 105.9, ugasiga kanya ukandika F na M, aho uraza kuhasanga poste ivuga kuri iki kiganiro, nuko uze gushyiraho comment yawe. Rero kimwe nuko wahana dukurikirana kuri Twitter @Radio Huguka ndetse na kuri YouTube. Iki kiganiro muraza kuza kugisangaho kuri mwanditse Radio Huguka. Reka rero mbabwire ko nyine mu kiganiro cy'uyu munsi nkuko namaze kugenda mbigarukaho tugiye kuganira ku bijyanye n'imyiteguro yo kwibuka ku nshuro 22 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Muri iki kiganiro turaza kureba ubutumwa bwa CNRG, no kuvuga Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside, tubugeneye abaturarwanda bose. Tuze kureba ibiganiro bizatangwa muri iki cyumweru cyo kwibuka kuva ku itariki ya 8 kugeza ku itariki ya 12 Mata. Hanyuma kandi tuze no kureba noneho umwihariko w'aka karere ka Muhanga, nk'akarere navuga ngo dutuyemo natwe nka Radio Huguka, ariko nanone hari n'abakunzi bacu benshi bagatuyemo, bitabuje ko nawo mu tundi turere nabo bashaka kuza gutanga ibitekerezo banabaza. Hanyuma turareba n'ibyakwigirwaho mu bihe byo kwibuka byashize, navuga ngo ni nka experience yahatambutse, kugira ngo hafatwe ingamba zo kugira ngo ibi bihe byo kwibuka u Rwanda rugiye kwinjiramo bizagende neza kurusha ahatambutse. Rero reka mukanya ngaruke mbaha ikaze mu kiganiro ku buryo burambuye. Ikiganiro ntari njye nyine muri studio, ahubwo ndi kumwe n'umutumirwa, ngira ngo nawe asuza abateze amatwi Radio Huguka. Muraho, nitwa Gashugi Innocent, umukozi w'akarere ka Muhanga ushinzwe urubyiruko, siporo n'umuco, ariko mfite no mu nshingano ibikorwa byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze cyane Gashugi, ikaze muri studio za Radio Huguka. Murakoze. Ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira, amajoro y'amaganya, ya mivu y'amaraso, ubwo abacu bashiraga. Ibuka muvandimwe icara unyumve, wowe dusangiye aka gahinda k'abacu twabuze tubakunze, bishwe bose nta gicumuro, ibyo urabizi simbikurusha. Ngaya amahiri ngiyi imihoro, tubura amahoro tubura gihoza, umuntu akibaza ibyabaye
nta gisubizo azabibonera. Jya wibuka. Ibuka, ibuka, ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira. Reka tubahe ikaze mu kiganiro cyacu ku buryo burambuye. 1994 2016 ubaze neza usanga imyaka 22 ishize mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi. Ni ibihe bikomeye rero u Rwanda rwanyuzemo mu mwaka w'1994, ariko ngira ngo iyo twinjiye mu mateka ya jenoside yakorewe abatutsi musanga ari ibihe byagiye bitangira mbere yaho gatoya, ndetse kuko ari igikorwa cyabashije no kugeragezwa yewe kuva no mu mwaka w'1959. Ngira ngo rero hari benshi bagiye babikurikirana mu biganiro byacu bivuga ku mateka ya jenoside, bakabasha gusobanukirwa uburyo ki u Rwanda rwabashije kwinjira muri aya mateka, koko yaruranze amateka yigirwaho n'ibihugu by'amahanga ndetse n'imiryango itandukanye, kuko ni amateka akomeye aho abantu inzirakarengane z'abatutsi zishwe nta cyaha kindi zikoze, ahubwo bazize uko bavutse gusa ndetse n'uko baremwe n'Imana, mu gihe bavaga amaraso asa neza n'ay'ababishe. Reka rero twibuke abo bacu bazize jenoside yakorewe abatutsi koko, ndetse kandi tunategura iki gihe tugiye kwinjiramo kuva ku itariki ya 7 Mata uyu mwaka turimo 2016. Ntekereza ko ari ibihe kuko bizadufasha kugenda tuzirikana kuri abo bapfuye, kwibuka no kongera kubaha agaciro no kongera kwibuka intambwe cyangwa urugamba bagiye barwana kugira ngo rufashe abasigaye kubaho, bityo babashe no gutera imbere no kujya kure kurenza. Burya iyo umuntu yarazi yuko urangije ubuzima bwawe, ariko cyangwa arangije ubuzima bwawe yajya kubona akabona urakomeje kandi urakomeye, ngira ngo ni icyo kiba cyerekana yuko ibyo yagambiriye atabashije kubigeraho. Muri ibi bihe byo kwibuka rero, buri mwaka kuri buri nshuro komisiyo yo kurwanya jenoside igenda igira ubutumwa igeza ku baturarwanda bwo kwibuka muri ibi bihe u Rwanda ruba rwinjiyemo n'abanyarwanda muri rusange. Ubwo uyu mwaka nabwo burahari, ngira ngo ubwashyizwe ahagaragara muri uku kwezi kwa Werurwe, kandi muri studio ndi kumwe n'umutumirwa ushobora kugira icyo abutubwiraho. Gifashe guti? Nibyo koko, nk'uko mubivuze, buri mwaka komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside igenera ubutumwa abaturarwanda bose babujyanye no kwibuka mu minsi 100 jenoside yakorewe abatutsi. Turibuka ku nshuro ya 22 rero. Ubwo butumwa bufite icyerekezo nakwita nk'insanganyamatsiko igira iti kwibuka jenoside yakorewe abatutsi turwanya ingengabitekerezo yayo. Bikaba bwaremejwe n'inama ya minisitiri yo kwa 19 z'ukwa 2016. Impamvu nyayo nuko komisiyo ibisobanura ko buri mwaka mu kwezi kwa Mata kuva ku itariki ya 7 kugera kuri 13 z'ukwa 4 mu Rwanda no muri za ambasade z'u Rwanda mu mahanga haba icyumweru cy'icyunamo mu rwego rwo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Kwibuka ni umwanya wo kunamira no gusubiza agaciro abazize jenoside yakorewe abatutsi no gukora ibindi bikorwa byihariye bigamije guhangana n'ihakana n'ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma y'uko jenoside yagaritswe igihugu kikiyubaka, u Rwanda rwahamagariye abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga kwifatanya n'abanyarwanda mu kuzirikana abazize jenoside ndetse no guhangana n'ingaruka zayo hagamijwe ko jenoside itakongera ukundi. Haba hari gahunda rero navuga ziri nko mu byiciro bitatu. Hari mbere y'icyunamo, hakaba mu cyunamo ndetse na nyuma ya kiriya cyumweru cyo kwibuka. Komisiyo dukangura ko mbere y'icyunamo hari ibikorwa bigomba kubanziriza, harimo gufatanya na CNLG n'abandi bafatanyabikorwa, urubyiruko rwibumbiye mu miryango y'abacitse ku icumu, hari zo tufite za ARG, GARG, bagakora ibikorwa binyuranye bigamije gufasha abacitse ku icumu batishoboye cyane cyane incike. Nanone idusaba ko urubyiruko rwibumbiye mu miryango y'abacitse ku icumu bategura ibiganiro mbwirwaruhame byibanda kubungabunga amateka.
mu gihugu kandi abanyarwanda bashishikarizwa gukomeza kubaka, gusana, gusukura no gusura inzibutso za Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse no gushyiraho komite zitegura ibikorwa byo kwibuka zinyuranye kandi zihuriweho n'abantu batandukanye bacitse ku icumu, inzego z'umutekano, inzego z'ubuzima zifasha cyane mu ihungabana, inzego z'ibanze zikabigiramo uruhare, minisiteri n'ibigo bya leta. Ikiba kigamijwe ni ugutegura imihango yo kwibuka izabera n'abazatanga ubufasha ku wagira ihungabana, ndetse gutegura ibiganiro, turaza kubigarukaho, abizabera n'abazabitanga babishoboye, ndetse hakabaho no guteganya ibikorwa bigamije gufasha abacitse ku icumu batishoboye, ndetse hakabaho ko banateganya gusura no kwita n'uburyo bazajya bita ku nzibutso. Hakaba hari n'ikiganiro giteganywa kizahita cyitwa kubaza bitera kumenya, kizaba ku itariki ya 3 ntiharagera z'ukwa 4 ku maradiyo, naho komisiyo ikangurira abantu kuzagikurikira, kizatangira saa 9 kugeza saa 11, no ku yandi maradiyo naho nk'uko tuba twaje ubwo butumwa bugomba gutangwa, ndetse no muganda rusange uyu munsi nawo wakozwe mu gihugu, kandi hari ubutumwa ko bibanda cyane ku nzibutso cyangwa no kuza gutanga ubwo butumwa mu midugudu yose abaturage bakorera umuganda. Nanone igice cya kabiri ni mu cyumweru cy'icyunamo. Mu cyumweru cy'icyunamo gitangira nk'uko tubizi ku itariki ya 7 z'ukwa 4 kigasozwa kuri 13. Kigomba kubahirizwa mu gihugu hose no muri za ambasade ziri mu mahanga. Muri icyo cyumweru kandi badukangura ko ibendera ryururutswa kugeza hagati. Hari ibikorwa rero biteganyijwe, navuga aho bishoboka kuba bashyingura imibiri ntibari abayibonye, natwe ubu tubiri mu bikorwa mu karere kacu turi kubishaka, ndetse tumaze kubona abantu bagera kuri 3. Gutegura no kwitabira ibiganiro binyuranye, ubu dufite ibiganiro 3 nabyo turaza kubiganiraho, gucana urumuri ku rwego rw'igihugu birumvikana ku Gisozi, gukomeza kwifatanya n'abacitse ku icumu, kubasura, kubafasha no kubafata mu mugongo no gukusanya inkunga zo kubafasha. Ibigo bya leta n'ibyikorera za minisiteri, amadini n'abandi gukomeza gahunda zo kwibuka abari abakozi, abanyeshuri, abayoboke babo bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, kwitabira ibiganiro no gufasha abacitse ku icumu batishoboye. Za ambasade z'u Rwanda mu mahanga nazo bagomba gutegura ibikorwa bigamije kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Nanone batusaba ko abanyarwanda bamenya aho imihango yo kwibuka izabera. Imihango yo kwibuka nk'uko tubisanzwe tubizi ibera ku rwego rw'umudugudu mu gihugu hose. Ahangaha buri karere cyangwa nubwo bibera mu mudugudu, buri karere kaba gafite ahantu kajya kwifatanya n'abaturage bo muri uwo mudugudu kuri ya tariki ya 7. Kuri uwo munsi kandi hari ibikorwa biba, navuga haba umuhango wo kunamira no gushyira indabo ku mva zishyinguweho imibiri y'abazize Jenoside i Kigali, ariko no mu gihugu hose birakorwa. Nyuma y'uwo muhango abaturage mu midugudu cyangwa uwo muhango ukirimo mu masaa 6 isi yose abantu bafata umunota wo kunamira inzirakarengane nk'uko byemejwe, ndetse nyuma ya saa 6 habaho gusura umuryango umwe babahisemo cyangwa imiryango y'abarokotse itishoboye, bakaba icyambere kikaba ukubaganiriza, ariko hakabaho no kuba babaha ubufasha igihe baba bufite. Muri kiriya cyumweru nanone hatangwa ibiganiro uhereye ku itariki ya 8, iya 9, itariki ya 10, ya 11 n'iya 12, nyuma ya saa 6 kuva saa 8 kugera saa 11. Ibiganiro rero ubu ngubu bizatangwa ni 3. Ibyo nabyo biba komisiyo bidukangura kubikora kandi birakorwa. Ku itariki ya 13 naho habaho gusoza, birumvikana ko igihugu hari aho babagennye, ariko na buri karere nako turaza kubigaruka ku mwihariko w'akarere ka Muhanga naho bibaho. Hari imyitwarire nanone sinzi niba munyemeye nayibabwira
ibisabwa muri kiriya cyumweru. Badusaba ko nta bikorwa byo kwidagadura cyangwa kwishimisha byemewe, gukomeza kwirinda ibikorwa n'imvugo bikomeretsa, kwegera no gufata mu mugongo abacitse ku icumu, kwitabira ibikorwa binyuranye byo kwibuka no kubigiramo uruhare, gutegura gahunda zo kwibuka hakiri kare kandi zikagirwamo uruhare n'abahagarariye abacitse ku icumu, inzego z'ibanze, inzego z'umutekano n'iz'ubuzima. Iyo mihango ntikwiye kurenza isaa 4 z'ijoro keretse byumvikanyweho n'inzego z'umutekano. Aha birumvikana hari abafite ibikorwa bikomeza nijoro nko gushyingura baraye bari ku kiriyo, ibyo iyo bibaye ngombwa bamenyesha inzego z'umutekano uruhushya bakaruhabwa. Nyuma y'icyunamo rero naho kiriya cyumweru ibikorwa birakomeza mu minsi 100 kuzagera ku itariki ya 3 Nyakanga bitewe n'umwihariko wa buri hantu. Ndumva muri rusange ari ubwo butumwa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside yageneye Abanyarwanda kugira ngo bazabwiteho kuri iyi nshuro ya 22. Murakoze cyane. Ni ikiganiro imiyoborere iboneye mukomeje gutega amatwi ku 105.9 FM. Uyu munsi tukaba twagarutse ku myiteguro yo kwibuka ku nshuro ya 22 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ku bitekerezo mushobora kwifuza gutambutsa kuri iki kiganiro, mwaba murimo kuduha ubutumwa bugufi ko mu kanya telefone zo turaza kuzakira nyuma. Mwamuduha rero ubutumwa bugufi kuri 07 mukoresha 07 hanyuma mukandika 7379584 kuva 07227958 n'umurongo wo koherezaho ubutumwa bugufi. Hanyuma kandi mukaba mwahashyira na comment kuri post iri kuri page yacu ya Facebook aho wandika Radio Huguka 105.9 FM, hanyuma ugasanga iyo post igaragaza ikiganiro turimo, ukaba watangaho igitekerezo cyawe rero ugashyiraho comment. Hagati aho ngaho reka bibutse ko muri studio muri kumwe nanjye Brigitte Uwamariya ndetse na Gashugi Innocent, umukozi w'akarere ka Muhanga ushinzwe urubyiruko, umuco na siporo, by'umwihariko akaba ari nawe ufite mu nshingano ibi bikorwa byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Bwana Gashugi, umaze kutubwira ku butumwa bwa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside bugena abaturarwanda mu gihe cyo kwibuka kuri inshuro ya 22. Ese ibiganiro byo biteganyijwe muri iki gihe cyo kwibuka kiza muri kiriya cyumweru cyo kwibuka, no kuvuga ibiganiro ngera ngo urabiziko bitangira hagati y'itariki 8 na 12, byo ni ibihe biteganijwe gute? Biteganijwe kuzihe nsanganyamatsiko? Bizajya bikorwa mu ruhe rwego? Byifashe gute muri rusange? Murakoze. Nibyo koko, nubwo tumaze kugeza aho abadukurikiye ubutumwa, ariko buriya ku itariki ya 8, ya 9, ya 10, ya 11 na 12 nyuma ya saa sita habaho ibiganiro. Uyu mwaka rero Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside yatugeneye ibiganiro bifite 3 ku nsanganyamatsiko zitandukanye. Bikaba ari byo bizatangwa, ndetse ubu tukaba tumaze no kubibona kandi birimo no kugezwa mu midugudu yose. Hari ikiganiro dufite kijyanye cyangwa navuga cyitwa akamaro ko kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Tukagira ikiganiro kivuga cyane ku ngengabitekerezo ya Jenoside, ko muzi ko ari ikibazo gikomeye, ndetse hakabaho n'ikindi cyitwa ingamba zo kurwanya iyo ngengabitekerezo ya Jenoside. Ni ibiganiro 3 komisiyo idusaba ko byatangwa mu midugudu yose abaturage bahuriye, ndetse hakabanza no kubaho amahugurwa. Ubu nayo twarayakoze kubanza guhugura abantu bazabitanga, ko nabyo byagiye bigaragara ko ari igihe usanga umuntu ajya gutanga ikiganiro ameze nk'usoma cyangwa atumva ibyo agiye gutanga. Bikaba ari ibiganiro rero komisiyo inatsindagira ko urumva ko ni 3 mu minsi igera muri 5-6, bivuga ko ikiganiro uyu munsi bagomba kukiganiraho, ejo bagafata umwanzuro cyangwa bakamera nkaho ugisubiramo. Uvuga ngo kiratanga uyu munsi ariko n'ejo kigakomeza, kugira ngo abantu bacengerwe bumve, kuko
nk'umwaka ushize byari ibiganiro 4, umwaka yabanjirije wasanga hari ibiganiro bigera mu 10. bivuga ko birimo biranozwa cyane kugira ngo abantu baganire ariko banumva uburemere bwa jenoside yakorewe abatutsi. ngira ngo ahari n'ibiganiro byinshi bitandukanye ko wari kutubwira, ariko hari ikintu nshaka ko tuza kugarukaho muri iki kiganiro. Ngira ngo ubu ngubu hari icyerekezo cyo kwibuka uyu mwaka, twafata nk'insanganyamatsiko. Ese niyo nyitomusi komisiyo yabonye ari nziza kuvuga insanganyamatsiko, ni ukubera iki ubundi? Ndakeka ko byatangiye guhera umwaka ushize, avuga ko si ngombwa insanganyamatsiko, ahubwo abantu bareba ni ikihe cyerekezo. Icyerekezo nk'abanyarwanda ni ukurwanya jenoside, ariko cyane kuko urumva ubu ngubu navuga nta jenoside ikiriho. U Rwanda rufite umutekano, u Rwanda rurarinzwe, abanyarwanda bameze neza, bari kwiteza imbere. Ikintu gikomeye cyane ubu ngubu ni ingengabitekerezo yayo. Ni ukuvuga ngo ni ukwigisha cyane amahanga. Ubona ko abantu bari hanze y'igihugu, ubona ab'imbere twabasize, niko navuga. Ni ukuvuga ngo ni ugushyira ingufu cyane mu kwigisha abantu kugira ngo ibitekerezo bibi cyangwa abavutse nyuma ya jenoside bamenye ubukana bwa jenoside, ndetse babe bakwirinda ibitekerezo bibi, kuko urumva ko nibyo biganisha nyine no mu ngengabitekerezo, kuko usanga rimwe na rimwe hari umuntu ushobora hari n'abagaragara bati jenoside ntiyabaye. Urumva rero icyerekezo nicyo, ni ukuvuga ngo ni ukusobanura jenoside yakorewe abatutsi, ariko nanone bagashyira ingufu cyane mu bijyanye n'ingengabitekerezo yayo. Ngira ngo ibi ni ikibazo koko kiriho cy'ingengabitekerezo ya jenoside nk'uko ubitubwiye. Ese iyo habayeho insanganyamatsiko, iyo habaye icyerekezo nk'iki ngiki mu gihe cyo kwibuka, haba ibiganiro byinshi nk'uko twabibonye, urabona ko bigenda bigaruka kuri uyu murongo, ariko bikaba ari ibiganiro bitangwa muri ibi bihe byo kwibuka. Na nyuma yaho nk'abantu mushinzwe ibikorwa byo kwibuka mu nshingano, mukomeje kugenda mubiganiraho cyangwa birangirana n'iyi minsi yo kwibuka gusa? Buriya nk'uko mubivuze, ubutumwa buhari ubwo kwibuka navuga iminsi 100. Buriya wenda tuza kubigarukaho, usanga buri hantu bagenda bagira umwihariko wabo, kandi abenshi burya bawugira nyuma ya kiriya cyumweru. Ni ukuvuga ngo komisiyo isaba ko ubutumwa abayobozi aho bagiye hose, aho kuganira n'abaturage, niba ari ibigo by'amashuri, niba ari amavuriro, niba ari abantu bahuye, kuba babugarukaho, kuko ubona ko ni ubutumwa n'ubundi navuga nti ni bw'igihe cyose. Twumva ko rero dukangurira abantu, cyangwa natwe iyo tubonye umwanya, yaba ari mu rubyiruko yaba n'ahandi, ko ubutumwa tuba tugomba kugenda tubutanga, tubabwira ngo nyamuneka habaye ibibi, habaye ibi n'ibi n'ibi, amateka yacu ntiyabaye meza, abantu habayeho kwica abo tuvukana, nyamuneka tubyirinde. Numva ko ubutumwa bwagombye kuba igihe cyose, ariko n'abayobozi nabo baba bagomba kubishyiramo ingufu nk'uko mubivuze, bakajya babyitaho cyane, kuko kwigisha ni uguhozaho. Turacyakomeje n'ikiganiro imiyoborere iboneye. Uyu munsi twagarutse ku myiteguro yo kwibuka ku nshuro 22 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ngira ngo namwe uyu mwanya mushobora kuba mwatambutse ibitekerezo byanyu mukoresheje imirongo yose cyangwa inzira zose nagiye mbabwira haruguru. Hari ukwandika ubutumwa bugufi kuri 0727739586, hari ukujya kuri Facebook page yacu mukatwandikira cyangwa mugashyira comment kuri post twahashyize, ariyo page ya Facebook ni Radio Huguka 105.9 FM mu magambo agiye atandukanye, nyine hakurikijwe imyandikire y'Ikinyarwanda. Hanyuma kandi hari n'ahandi mushobora kudukurikirana uretse aho ngaho kuri Twitter wanditse @Radio Huguka. Hanyuma na YouTube iki kiganiro muraza kugisangaho wanditse Radio Huguka, uraza gusangaho iki kiganiro cy'uyu munsi. Hanyuma ndetse na SoundCloud, ubwo byose byitwa Radio Uhuguka. Ni ikiganiro rero tukomeje kugenda nabwo twigira mbere. Bamwe hari abamaze gusura page yacu ya Facebook baduha ibitekerezo bitandukanye. Hari nk'uyu witwa Icyuki Ange yanditse ati mwaramutse, iki kiganiro ni cyiza, mbashimiye kuri iyo nsanganyamatsiko mwatuzaniye.
ati ni nziza, ati kandi mu mitima yacu nk'abanyarwanda tugomba kuzirikana kuzahora twibuka inzirakarengane, ntibizave mu mitima yacu, tuzahore tubibuka, kandi Imana nizere ko yabakiriye mu bayo. Arakoze cyane Ange. Undi ni Habumugisha Jean Marie Vianney wanditse ati ndi hano Rurindo mu kagari ka Mukoto mu mudugudu wa Rusave, tumajije gutera intambwe ishimishije mu kwibuka, ati kuko uko imyaka igenda ishira ni nako kwibuka birushaho guhabwa agaciro gakomeye mu buzima bw'abanyarwanda, ku buryo twizeye tudashidikanya ko nta wakongera kuducamo icyuho kuko byatubereye isomo. Ngira ngo rero n'abandi murakomeza kugenda mutanga ibitekerezo byanyu kuri iki kiganiro. Tugarutse rero hano muri studio, hari n'abarimo ku murongo wa telefone Radio Gukalo. Tugarutse hano muri studio hamwe na Bwana Gashugi, ngira ngo mwatubwiye muri rusange, mutubwira ubutumwa bwo kwibuka bugenewe abanyarwanda, mutubwira ibiganiro biteganyijwe kuzatanga ku hagati tariki ya 8 ndetse n'iya 12 z'uku kwezi gutaha kwa Mata, ukwezi tuzinjiramo koko mu cyumweru gitaha, ndetse iki cyumweru cyo kwibuka cyo kikazatangira mu kigikurikiye. Ariko se umwihariko w'akarere ka Muhanga muri ibi bihe byo kwibuka umeze uti? Nibyo koko, iyo tumaze kubona ubutumwa buri mwaka, natwe turicara nk'akarere n'abafatanyabikorwa tugategura hamwe gahunda natwe tuzagenderaho mu minsi 100. Iyo gahunda rero navuga nti yatangiwe dutegura inama nk'uko mwabibonye mu butumwa bwa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside. Tumaze gukora inama zigera, navuga nizigera nko kuri 2. Hari inama ya mbere twagize ku itariki ya 16 z'ukwa gatatu. Iyo nama yahuzaga abahagarariye abarokotse mu mirenge, igahuza abakozi b'umurenge ba executive, ubuyobozi bw'akarere, ingabo na polisi